old school pare, igitaramo cy'amaniga niga old school pare, aho dusekera kamo old school pare, aho tubyinira old school pare, tuzamuka tumanuka old school pare, nawe ngwino tubyine, aho ngera nkatangira kuririmba by'ukuri, aho ngera nkatangira kubyinira by'ukuri, njyewe ndahakunda nzaguma iteka, njyewe niho nshaka muri old school pare, byacu n'amahoro n'urukundo, mahoro yigira nk'utabizi kandi twe tubona bizi, ntitumuteze iminsi kuko tuba turi ku isi, nyamabara nyamabara. Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesse uzaba impanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Muri aka kanya ndi kumwe n'umusore duhuriye ahantu twari twicaye turimo turinywera ka cappuccino, ariko biba ngombwa ko tugirana ikiganiro bitewe n'ibyo arimo arambwira inyuma ya kamera. Ndavuga ni reka nanjye muzane imbere y'abanyarwanda mbashe kuba nabamwereka, cyangwa se wenda bo ubwabo bazabashe kuba bajudginga niba ibyo arimo koko ari ukuri cyangwa se ibyo arimo ari imikino. Umusaza bakwita banyita Golden Black aka Rutinywa rutikuri intambara amava Ruganda. Umusaza turi inyuma ya kamera rero buriya hari ibintu byinshi bamubwiraga, ndavuga ntireka nanjye nkuzana imbere y'abanyarwanda badukurikira babashe kuba wenda bakwihitiramo niba koko ibi bintu urimo wagakwiye kubikomeza cyangwa se wenda ukabivamo. Ubundi bamubwiraga ibiki? Nakubwiraga yuko njyewe ndi umuhanzi w'umuraperi, ndirimba injyana zitandukanye, twatangiye turirimba old school, uko ibihe bigenda bihinduka tuza muri trap, ubu ngubu right now turi muri competition, turimo kuririmba injyana ya drill. Yes, injyana ya trap, injyana old school ndetse n'injyana ya drill bihurira hehe nyine byose hamwe ko ngize ko byose ari hip hop? Yes, nkuko bivuze neza, zose ni hip hop ariko ahantu bitandukaniye. Aho bihurira aho bihurira nyine nuko nyine ari hip hop. Ni injyana aho bitandukanira, ahantu bitandukanira. Hip hop ni style nyine isanzwe, nyine umva igenda gakeya, nyine na rap nyine yihuta cyane, beat ibigenda gakeya, ariko trap nayo ifite beat nziza, ariko ahantu bitandukanira umuntu abasa nkaho aririmba ariko rap. Noneho drill yo nayo, drill ubundi ni kimwe na trap, mba numva nta hantu bitandukaniye. Urumva ngiye ibintu bijyanye na muziki nta nosiyo nyinshi mfiteho, kuba nazana ibintu by'ubunyana by'uwo birangora cyane. Niyo mpamvu wenda nanjye mbwira abantu badukurikira kuri Kasuku Media TV, mbabwira ko ibintu uyu musore avuze harabunze habayeho umuntu ufite nosiyo kuri muziki, yaza gutera comment aho ngaho akagira wenda ikintu amukosoramo cyangwa se akatubwira ati ibyo avuze wenda bishobora kuba ari ukuri. Umusa ndagira ngo nkwibwirire ko akenshi na kenshi hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu baririmba injyana ya hip hop, ibyo bidrili bi trap n'ibindi bya old school n'ibiki byose bafatwa nk'abanywa rumogi, kandi kuko abenshi muri bo bararukoresha, abenshi muri bo bakunda gufungwa mu bigo by'inzererezi. Wowe niba urumaze kunywa nk'ibiro bingana? Yanjye ntabwo ngiye nkoresha urumogi, nkoresha nyine vibe. Iyo ngiye muri studio nyine nkumva mfite vibe. Niyo unyweye urungana gute? Ntabwo njya nk'urumogi. Yes, ariko nawe urabyemeza ko nyine iyo njyana hano mu Rwanda abenshi ari abanywa rumogi bayikora? Ntabwo ngiye mbyemeza. Ndaguha ingero. Birashoboka wenda ko hari abantu bakeya, amayerima makeya arukoresha, ariko nyine hari abandi batarukoresha. Ngira abaraperi batanu ba hano mu Rwanda bavuga ko banywa urumogi, kandi nawe ubona kuko n'amaso kavuga ati ngo bashobora kuba urumogi batanu. Kubavuga wenda amazina biragoye, ariko hari abagiye bafatirwa muri izo case. Ntago nshaka wenda abagiye bafatirwa muri case, ndashaka wowe umbwire abo nawe ubona wowe ubwawe bashobora kuba barukoresha, cyangwa se wenda bigaragara ko bashobora kuba barukoresha. Icyo kibazo kiragoye cyane kuko ntago naza hano ngo nemeze ngo uyu muntu ngakoresha ibiyobyabwenge ntafite proof cyangwa batamufashe. Ariko hari abantu wenda bakeya
muri game bagiye wenda bahura n'ibibazo ugasanga bagiye muri ibyo bigo ngororamuco cyangwa bajyanywe muri gereza kubera icyo kibazo ariko abenshi bagarutse mu gihugu bisubiyeho kabisa. urimo uragenda usimbuka amazina sinzi impamvu urimo uragenda uyitana. Ewana biragoye tu. None se ngiye ko hari abunzi nyine nzi barumwe. Ewana icyo kibazo kirakomeye kabisa. Kirakomeye sana. Umusa sasa rero tudatinze ngiye ubundi umuntu wese umbwiye ngo ni umuraperi cyangwa se ngararirimba ibiki n'ibiki hari akantu gato ajya nkubitira ka freestyle kari wowe wambwiye ngo ukora injyana zose ukora drill ukora hip hop ya old school ugakora ndetse na trap music sibyo ndagira ngo noneho izo njyana uko ari eshatu ugenda utunyirizaho akantu k'umuseruko gatoya. Murakoze cyane. Ngiye gutangira kuri hip hop nkomeze kuri trap kandi byose wambwiye ko ariho bihurira. Hip hop nyine ariho byose bihurira. Hip hop old school. Hip hop ya kera tuyita nyine hip hop ya kera. Noneho nshisheho na trap nshisheho na drill twumve different iri hagati yabyo. Twagiye old school pare igitaramo cy'amaniga old school pare aho dusekera kamo old school pare aho tubyinira old school pare tuzamuka tumanuka old school pare nawe ngwino tubyine aho ngera nkatangira kuririmba by'ukuri aho ngera nkatangira kubyinira by'ukuri njyewe ndahakunda nzaguma iteka njyewe niho nshaka muri old school pare byacu n'amahoro n'urukundo mahoro umusaga noneho nkiriraho indi noneho. Okay ngiye kubaririmbira indirimbo ya trap. Bararirimba barayirapa. Trap nukuririmba urapa. Okay. Yeah. Dushirireho rero umuseruko. Yigira nk'utabizi kandi twe tubona bizi ntitumuteze iminsi kuko tuba turi kwisi nyamabara nyamabara golden gang niwe black sound buri kibazo na answer nyamabara sinkonsa umva we tuzasha girino kwiba byabaye karande nka tsikizo yabuze ibiryo girirwa shonje kubera ijipo mu bibaba turi gang gabanya shit turi fake muri bicu sinkora hasi kandi mbarusha n'ubwenge vutu yigira nk'utabizi man. Ese ko abahanzi mwese musigaye mukunda kuririmba ibibaba indirimbo itarimo ibibaba ntago mwakwandika? Content iyo ndirimbo ni nyamabara tuba turimo kuvuga nyine umuntu nyine akora amabara cyangwa agakora nyine amakosa runaka noneho akirengagiza nyine akigira nk'aho atabizi ariko twebwe tubona nyine ko abizi nyine ko ari amabara yo kunywa ibibaba sibyo? Yes ni amakosa yo ngaho ibyo bya nahoze nkuganiriza kuva kare nkubwiye ibibaba ubundi ni urumogi sibyo? None sinabikubwiye kuva tugitangira kubwira n'abaraperi bose bashobora kuba bakoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Ntago ariko bimeze wumvishe uburyo mbiririmbamo ngenda avuga nyine ngo mu bibaba ngo turi gang noneho ngiye nkabwira nyine mu bibaba muri gang mu rumogi muri gangster nyine muri aba gangster mu rumogi nyine mbavuga nyine ko mu rumogi nyine ari amagenge ariko nyine nkahita mvuga ati nyine agabanye nyine ibyo bintu nyine ntago byumvikana sobanura iyo nteruro mu rumogi muri amagenge ntago byumvikana. Ntago ari mu rumogi nyine ntago ngiye nyine urabona ni ibintu muri public sibyo ntago nakwikuramo nyine cyane mu baraperi. Subiramo umurongo wose. Reka musubiremo. Golden gang niwe black sound buri kibazo na answer nyamabara sinkonsa umva we tuzasha girino kwiba byabaye karande nka tsikizo yabuze ibiryo girirwa shonje kubera ijipo mu bibaba turi gang gabanya shit turi fake muri bicu sinkora hasi kandi mbarusha n'ubwenge. Yes no kuvuga ngo mu bibaba mwebwe mwarafatishije bya atari murarenze. Ntago ariko navuze naravuze nyine ngo mu bibaba ugabanye shit uri fake nyine nkubwira ngo umuntu utanywa akenshi urumogi avuga ko ngo ari fake nyine urumva. Ntago ariyo ahubwo ngiye navuze nyine ko muri genge nyine umuntu nyine ukoresha ibyo biyobyabwenge uri muri abantu baradukurikira hariya harimo abanyabwenge benshi urumva
abanyabwenge benshi ugerageze n'ujya gusobanura ibyo bintu ushyiramo akantu bita logique. Yes. Inyurabwenge. Gerageza rero ngaho bisobanura ibyo usobanura. Reka mbisobanure neza. Ni ukuvuga ngo njyewe naravuze ngo muri genge nyine muri rap hari abantu nyine nk'uko wakomeje ubimbwira ngo hari abantu bakoresha ibyo biyobyabwenge. Njye naravuze nyine ngo muri genge barimo, ariko mpita babwira ati gabanya uwo mwanda nyine, gabanya shit, uri fake nyine. Mpita mubwira nyine ko ibyo gabanya kuba yabivuga ko ari abakoresha ibiyobyabwenge nyine abireke nyine, kuko nyine ni bibi nyine, ni shit. Abantu bari kudukurikira hano buri hari comment baraza kugusigira, uzihangana uzisome. Ndabeshya bwadukomeze niye njyana yindi ni drill. Irimbwa gute? nayo ni nka trap. Nta hantu bitandukaniye cyane. Ni indirimbo yitwa Wasanga, imaze amezi 7 iri kuri YouTube, bagenda bakayireba. Wasanga nkunda gatobe, wasanga mfite umugore, wasanga mbanga mahoze ndi kuri move, ndakurya amashohe, ndagwiza inigi ndagura agafose, ndi kuri move ndakurya amashote, sikiramo pose ndaguha froze, muze kunyishyura cyangwa mu nkobe, naramukoye muhelo bihumbi desa muhereza byose, agara juice unagara sauce pose, check my froze, iyi bitch n'ubufu irakonje, nigiye no ama boss, hagara we sigara sinyinywa rwose, nshaka kumva loss, itwaka yakorewe muri Kongo, njye mfite byinshi ndi muri tize, nigura busy njyewe ndi king. Inyinshi mu ndirimbo zawe nakomeje kumva uri muri ivuga gusa. So ndagira ngo wenda tubwire ubutumwa buri muratanga mu ndirimbo zawe, niba byinshi bari ukwivuga uvuga n'ubuzima ngo bwo muri ghetto. Umvaga bizakunda, ariko mbona nyine inzira irimo inzitane, ariko ndashimira Imana ko ndimo kubona ibintu bigenda bisobanuka. Muragenda ubona sponsorship. Ndagira ngo wenda ngo dusubirize aba sponsor bawe nk'ababiri wenda uzi barimo baragufasha mu njyana yawe. Okay, murakoze cyane. Aba sponsor banjye ndashimira producer wanjye yitwa A1. Nshimira n'umusponsor wanjye mukuru witwa Keremandayi, aba muri Amerika, Phoenix. Big shout out kabisa. Ariko numvise ushobora kuba ufite umuryango munini cyane muri Amerika. Oya, ntago ari munini cyane. Kuko nari mfite famille nyine babaga mu nkambi, ariko ubu ngubu la majorité bose ubu ngubu baba muri Amerika. None se kuki wowe utari wagenda? Oya, njye ntago ngenda umukongomani, barabona abakongomani nuko dufite famille nini y'abaforongo. Njye nibera Remera y'abaforongo, niho mba mu Rwanda, ndi umunyarwanda. Bajya bakomereramo akantu ariko. Ewana kabisa. Ndumva ari byiza byatari. None se mwana, uyu muziki wawe urabona nyine bizagenda bite kugira ngo ugene nawe utwike? Nugukora, ngomba gukora cyane nyine kugira ngo bigende neza kabisa. Kenshi rero bino bintu hip hop nubwo wenda bavuga ngo ni injyana ngo y'abanywa umujyi cyangwa se ibiki, abenshi mu bantu bakora hip hop hano mu Rwanda baba barize, bakagira wenda uburyo bandikamo amagambo afite logique, ukuntu nubwo wenda bashobora kuba babapfobya cyangwa se bagira gute, ariko nanone bakajya bakavuga akantu ko kuvuga ngo bakagira specialité voti n'abantu baba barize abenshi muri bo. Ubuweze wagiye ku ishuri? Nagiye ku ishuri, n'ubu ngubu ndi ku ishuri. Ngeze mu wa nyuma niga kaminuza. Ibijyanye n'iki? Niga ibintu bijyanye na BIT. BIT bivuze? Business Information Technology. Ni business ivanze na IT. Muri secondaire wize ibiki? Muri secondaire nize comptability. Uzagukomereza hano no business n'ubundi byose? Imita mvangamo nyine na ka computer nyine. Kugira ngo bigende neza. Yes. Asante sana. Umusa sasa rero buriye ngewe nganira n'urubyiruko, sinjya nkunda gutinda kugira ngo abantu batureba batazatinda bavuga ngo ibiki n'ibiki. Wakeshi ukoze interview ndende bakunda kuvuga ko byarambiranye. N'ubundi byo wagakwiye kuvuga mbere wabivuze, ahubwo igisigaye no kugenda subiramo byo bita totoroje. Yes. Ndagira ngo mbere yuko dusezera ugira ubutumwa wenda
ugenera abanyarwanda muri rusange kugira ngo ubashe kubakonvenka nk'umuhanzi ugiye gutangira noneho kariyeri ya muzike avuye mu by'amashuri? Murakoze cyane. Inama nagira abanyarwanda ni ugukunda umuziki wacu nk'abanyarwanda, tukawukunda, tukawushyigikira, tugafasha abahanzi bacu. Umuhanzi naza wenda ni umwandaground, tukamwakira nyine nawe nk'umuhanzi nk'abandi, tukumva yuko nawe akwiriye nyine kuba umuntu w'umugabo, nawe akamera neza nk'uko abandi bameze. Nagira ngo noneho ugire n'ubutumwa ugenera aba producers, ubutumwa ugenera abanyamakuru, mbese ugire ubutumwa ugenera abantu muri media. Murakoze cyane. Ubutumwa nagenera aba producer ni ugukora ibintu bifite quality kandi bakorohereza abahanzi cyane cyane bakizamuka. Usanga wenda twebwe tudafite ubushobozi bwo kuba twakwishyurira studio, kandi studio zirahenze. Ejo bundi numvaga Bobo Pro arimo kuvuga ngo audio igeze kuri 500,000. Can you imagine umuntu wenda ukizamuka, tuba turi muri struggle no kubona ayo kwishyura beat aba ari ikibazo. Ubundi butumwa nagenera abanyamakuru ni ugukomeza nyine kuzamura umuziki w'abanyarwanda, nanabashimira ahantu bamajije kugeza umuzika nyarwanda. Asante sana. Iyi ngiyi rikaba ari Kasuku Media TV, ni wa muhungu w'abanyarwanda Jeswe Zampanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Yes, banyarwandakazi, abantu mukomeza kugenda mumbona nemo ndagenda nzenguruka igihugu cy'u Rwanda. Iryo nta rindi banga nkoresha, si uko ndusha abandi amafaranga cyane, ahubwo nuko njye amafaranga yanjye nayafashe nkayasora muri GB Forex Online. Aba bagabo ba GB Forex Online bagufasha kuba washora $5,000 byonyine gusa buri munsi, bakagenda bakungukira amafaranga $500 by'u Rwanda. GB Forex Online bakaba banafite website yabo bagufashirizaho gukora trading. Aba bagabo rero bakaba bafite website yitwa www.gbforexonline.com. ushaka kwirira amafaranga korana na GB Forex Online.